Ariko ugira ngo rubanda bazandoge. Bazakuroge. Batandoga. Bakurogera iki? Abagore mugendana bose mugendana ni harimo umurozi niba mukeka. Ngaho mbwiza ukuri. Cyengendana n'umugore wo. Oh, yambwiza ukuri. None se kuba babivuga bisobanuye ko ari umurozi. Kanzayire yazize iki? Kanzayire ajya gupfa ni yahebeka bagabo hene. Agira ngo ni mutamitaye. None se urabizi neza ko ari wowe wamuroze? Hanyuma se mwabijujugururaga mejo bundi ngo muraza kumuheza atari mwe ntago ari mwe nabyumvaga. Ariko twashakaga kumenya ukuri kandi twasanze atari umurozi. Ndakwiyamye rero. Ndakwiyamye ndacyafite imyaka yo kubaho shaka kurama winzana ibyo bintu by'amatiko yanyu. Mwiyame mama ndogenda gusabye ngo ndakwiyamye. None se amatiku yacu yaje muti wigeze umva tukuvugaho? Ute? None mugiye sinzi ikibazo ufite. Ufashe ifiriti urafotoye ushyize stati. Ufashe inyama urafotoye ushyize stati. Inguguriye umwenda urafotoye ushyize stati. None ugeze n'ubwo babwira ngo ariko ugira n'imito ariko uriya mitoma wayizeye ko mbere utayineraga. Sheri mwiza nzakunda kugeza mpfuye byangombwa tukajyana mu mva ngushimiye urukundo ngirira kuri Imana impaye isumba zose ya iPhone. Wowe ugiye kurata iPhone muri bari abagore baroge umuntu bamuziza ko yiguriye akamoto ubu none se papa ndavuze ngo genda uzane telefone usibe biriya bintu. Ndavuze boza uri guhanagura amasahani urarangije ugiye gupostinga iPhone ko mbana iguhaye nkubwira ni ose ni ni karibu enjira nawe mwiriwe boss usa ni ukomanga agira ngo uriba ira n'ikintu bihondaga kuruge niba wumvaga abantu baganira urahondaga rimwe kabiri gatatu shitsa nuza zawe hasi ngo agenzwaga n'iki